muto dutangiye ninde se uwo muntu dusezerana ntiyemere mba nkubwire muto tugere tubona bakize mujyahise ahantu mukararayo we uyu mugore uzi ko amaze gukuraho ibyo ntabwo nshaka kubyumva none mu kiganiro mbwira muto nyine banza umbwire kugira ngo umenye icyo mbasubiza urabasubiza turangije oya banza umbwire nyine tuzagenda nyine tuvuge yuko ageze tuvuge yuko narabimye muzajya heza aho ni he ibururu ye ko yakoreye ubukwe shamuti ibyo bintu ntabwo nabigushyigikira n'abandi bana bakava mu gihugu bakajya mu kindi akararayo nkabeshya ngo yagiye mu rugo urumva ibyo bintu atari amakosa mvuze ko ndi burare yanyemerera ko ngenda ntabwo ugomba kurara rero nawe ugomba ntabwo byabura ko ndara sheri urumva ratabyashoboka wazajyanye n'umugabo wawe njye nabasigaranira abana Hey guys, nkuko bisanzwe naje iyo mubonye nje ndi umuntu umwe mu bamuzi ikigiye kuba. So guys rero nagira ngo mbabwire ko uyu munsi iki kiganiro tugiye gukora twaraye duhinduye izina. Twakomeje tubibateguza tubabwira ko tugiye guhindura izina kubera abantu benshi batubwira yuko ari rirerire, none twabirangije. Izina channel yacu irimo kwitwa TBB TV show. Mukomeze murirebe, uzajya ahura naryo nakayoberwe abari bo ni twebwe, nta cyahindutse. So rero igitumye niciye hano ndi jyenyine. Taussi hari ukuntu yankorozemo yatinze kuza, twari dufitanye tugomba gukora, noneho ndavuga ati kanicare mbanze mwitegure. Amaze iminsi yicishwamo utuntu ngo tw'utuvloge sinzi abatamo utuntu ntari kumwe nawe. Uyu munsi ndashaka kubanza nkamukorogamo, ngiye kumukorera planka, nta nubwo namwe nyibabwira muzayumva. Ngiye kumukorera planka ariko nzi ko ndashaka kumureba ubundi ubwenge bw'ahantu buhagaze. Uyu munsi nibwo ndi bumumenye. So rero ndakamukorera araza dutangire nyine azi ngo tugiye gukora, ngiye mite ngacishamo maze turebe uko biri bugende. Mukomeze mudukurikirane guys, mukomeze mudusupportinge, turabinginze, turabakunda, nawe mukomeze mudukunde, murebe ibintu byacu. Uzajya uvuga ikiganiro cyacu akakireba ajye kireba gisoze. I love you. Iwawe baratubwiye ngo dufite vibe ngo ni wacu tujya tuzijyanayo. Iwanyu baratubwiye ngo izo vibe dufite twazijyanye kuri sibling. Wabonye ko twahinduye izina Tibebe muto nizeye ko utatangira muto uhita unabivugamo byahindi ryawe, ariko ubwo tujye turi prononsa gute rata? Ni TBB na Tibebe Betty Taussi Betty TBB TBB waya TBB se si hari TBB yewe igira hirya dore hano hari imvura twashyizeho TBB kandi hari groupe yitwaga TB. ubwo tumukunde twadukizemo iby'ikinyarwanda kandi twebwe nizere ko utaratangira ubisobanure ko twahisemo amazina yacu y'uruzungu twese. My phone iri hano imbanza iri hariya. Umva uyu reka tukabanza tukavuganaho mu kanya ko ndi bugiye ko narindi mu kiganiro. Ngiye gukora ikiganiro ariko ninsohoka turavugana. Mwese mwamaze kwitunganya? Reka tuvugane nka nyuma y'iminota 30 wenda nibwo ndi bube mbonye mwako ngiye nta nibirenze ko narushye nzasaba se.
nzararayo rimwe nzavuga ko nzabwira Mutesi amubwire ko twagiye kureba mama. Nandi shani ndakora nsabye uruhushya ntabwo bampa. Ntabwo yanyemerera kugenda ngo ndareyo yewe noneho n'abantu twajyanye atabazi. Ntabwo Mutesi yabyanga. Kaya uranyumva ko bankoreraho amakosa. Naribi reka tuze kubipanga ariko njyewe ntabwo nzarusaba kuko ndusabye ntabwo yagiye. Mutuze rero se ngo dutangire nagato uguze ukuntu ari kanini wowe nakaguze nkashaka ariko sinkakunda muri hake. Nsabye urushya ntabwo barumpa yewe. Mutosha mubwire areke tuze kuza. Mwese na Mutuze yari bwaje. Nyine tujye. Ntawe uri bumenye ibyo ari byo. None se mwebwe ntimuzararayo? Gahunda si ukurara. Rega turi bukore ikiganiro na Kido. Ndi kukubaza gahunda si ukurara. Betara yambara. Njye rero mva nkubwire ukuntu nzabigenza. N'urumini ngarahena. Nzagenda nyine ngiye mu rugo. Nzagenda ngiye mu rugo. Ni kuko cyazo wenda nuko Mutesi atafite iyo gahunda yo kujyayo. Ariko turabipanga ngaho ndabikwemerera mubwira bari. Nzagenda ngiye mu rugo noneho nindangiza nze kumuhamagara mvuge yuko ndi burare. Mutuzo yarumiwe muri twebwe. Nyine mubwire ko ndaye mu rugo ariko nyine urabyumva ko nzaba turi aho ngaho. Sawa reka n'ubundi Mutesi turi kumwe reka mbanze mubaze numve nanyemerera ndaza kukubwira nka nyuma y'isaha ndangije ikiganiro. Sawa Ninde se uwo muntu dusezera ntiyemere? Mba nkubwire tugire dutangire turashaka kuzagendana bakize mujyahise ahantu mukararayo. We uyu mugore uzi ko amaze gukuraho ibyo ntabwo nshaka kubyumva none mu kiganiro. Mbwira muto nyine wazubwire kugira ngo umenye icyo mbasubiza. Turabasubiza turangije. Oya banze mbwire nyine tuzagenda nyine mvuge yuko ageze tuvuge yuko narabimye. Muzajya heza aho ni he? Ibururu. Ye? Ko yakoreye ubukwe. Shamuti ibyo bintu ntabwo nabigushyigikira ni ukuri kw'Imana. Muto urumva kwizera. Dutangire. Shara turumva Beta atabambeshye. Akagira trip n'abandi bana bakava mu gihugu bakajya mu kindi akararayo nkabeshya ngo yagiye mu rugo. Urumva ibyo bintu atari amakosa. Mvuze ko ndi burare yanyemerera ko ngenda. Ntabwo ugomba kurara rero nawe ugomba. Ntabwo byabura ko ndara. Sheri urumva ratabyashoboka. Wazajyanye n'umugabo wawe nje nabasigaranira abana. Crew yanjye ayirimo. Nyine yakira. Mana we shareka nkubwire muto nukuri nkwishyigikira muri byinshi ariko ibyo sinabishobora. Urumva tuvuze nyine tukavuga ko tugiye mu rugo. Muto kankubwire ikibi cyo kubeshya. Uramutse ugize nk'ikibazo. Nese wowe wizera mu bibazo. Wowe ntabwo wizera mu bibazo ariko in case. Ibyo nyine ninjye nzabyimenyera we nyemerera yuko ntabwo wamagara uzavuga ko twararanye mu rugo. Ari mu gihugu nabyemera ariko ari hanze y'igihugu wapi pe muturabizi nta kintu njya mwima ariko hoye. Twagiye nta kibi wabugiyemo. Nyine nugusohoka. Nta n'idolari 100 uzakuramo muri ibyo bintu. Just gusohokana n'abana b'inshuti ze. Nese ubwo ikibazo kirimo ni iki? Wapisha Betty ntabwo yabikora. N'abashiti banje nyine rata twiganye. Urumva? Noneho turashaka nyine kujya Burundi ariko mvuze ko ndi burare. Uzi ko Betty yashimye urugo. Mvuze ko ndi burare ntabwo banyemerera
ariko mvuze ngo nagiye mu rugo kwa mama twajyanye na Mutesi twararayo hari bibi nyine bamuhamagara akavuga yuko ariho mutuzo we dore saa zirageze kidaraje n'akazi kawe tugende banzi nyamere nyine mbabwire mbyemeye muto ndakwingize ubibabare umwana mu ni Franka muto ni Franka urasetse haka oya we ni Franka yesu we ni Franka Chamburama muciye kandi ibitege byari byabishe mbaga barambwira uko ari guseka nawe atekereje ukuntu kubitinda oya kangubwire impamvu ari Franka Betty ni Franka ngiye no kukubwira ngo nkuriramo ikoti ndi bwambare muka twatangiye mutuzo yatangiye arabeshya ntabwo mwatangiye wabipanga kirara akakamera ahubwo dutangiye ngiye gahunda yanjye ubundi ntarubwo ngugisha nawe ntiwashaka uzabivuge cyangwa uzabireke ngiye nzagenda shyiraho kamera dutangire ugiye gukora iki shyiraho kamera nivugire nigirire reka mbanze mubandikire message ahubwo mbabwire ko ntari bituzagenda mani ni Franka Betty ibi bintu ntabwo yabikora ni Franka ai no ko ari Franka nimudasangariye shaka Betty ko karamfasha wallahi karamfasha gapfuye nawe pen ariko ukuntu nari nagapanze siko kagize nzongera naringize umujinya we wabona ngo kunari mamatira ngo nese barimbwira wari kugera iyo nkwinginga nkagusaba kandi nari nabihakanyura bizi ikintu ndi bukwemerere direct ntago nese byari bigutwaye iki ko abantu mugira amashyari kwigendera byo bigutwaye iki uve mu gihugu gende wese umugabo wawe atabizi wese kukivamo njyewe nta muntu usaba uruhushya bro ndigenga guys rata namubeshyaga ntabwo ibyo bintu nabikora ariko planka yanjye rapfuye ukuntu nari nayipanze ntabwo ariko igenze nta kundi twatangiye ubundi mba mubwira ukuntu nari nabipanze kunyorosha neza ibintu umaze iminsi warigize ngo urakora ngo amavloge winezeza mu bintu nazi wari ufite ishyari ariko bariya barasetse oya ubitekereje kamubwiza ukuri bariya abantu ntabwo basetse nta n'ikintu na kimwe ajya kwabo ni ngukuriramo ikote natinze ku kintu kimwe ukavuga ngo suga ngo wabyihoreye ngo nawe nakayabiciye amazi ubu ngubwo igihe mutuzo yagendaga byari byatangiye yewe byanabaye birebe karamfasha enda kangaka ko karamfasha ugeze gukora iki none ubu noneho ndashaka ngo ukure ibyo bintu byawe nkukore makeup birashoboka se nashaka kugira ngo reka ikore jesi ndimo mu gukorera makeup ntabwo bishaka ikorere ihanagure wowe wikorere sibyo nabona nsa gira nyine ndashaka gukora makeup sibyo iyi ni boîte de maquillage yanjye ahangaha mfite ibikoresho byinshi ntabwo nshaka kwerekanamo harimo ibintu ntabwo nari napanze gahunda yo kugira yabivugisha ukuri ko bisa nabi oya ntabwo bisa nabi ahubwo ibintu birimo nyine ntabwo bipanze neza nk'ukuntu ubundi boîte de maquillage iba ipanze ariko ni byinshi pe donc mfite ibintu byinshi mfite byinshi ntago ino boîte ntago nayikozemo isuku nyinshi ariko nta nubwo ibintu bipanze ariko dore ni uku nguku ibintu biba bihagaze ni uku mba mpagaze ubundi n'utu tuntu mfite ino boîte de maquillage ntago nzi kunigura gusa bayimpayemo gift from irimo maquillage zose ariko zarashize yari irimo ibiri maquillage zose from UK ndanamushimiye umuntu wampaye ino gift akaboro nyine nahise nkakomerezaho ntago ari ex oya he's my best friend she so rero tugiye gukora maquillage ubundi ku bantu banzi ntabwo njya sohoka nesize ariko muri iyi minsi sinzi ukuntu byagenze look at me
nsigaye rwose ndi naturel. So uyu munsi rero nashaka kugira ngo tujye mu kiganiro nisize nawe Betty nagusize. Ko njye ko numva bitavamo. Betty nagakunda makeup ariko urihangana ndagukorera aga simple makeup ndagira ngo Banza wisige noneho ngo mpite urebe niba nanjye nagukorera. Okay, ntari. Zana ngufashe. Ya ubwo ngubwo ahangaha guys, mbere yuko kwanza nkora makeup ndashaka ngiye ngiye kugenda ahantu ndabanza nkakora nka packinga bag yanjye. Ndabanza nka packinga bag bitewe n'ahantu ndi bujye cyangwa n'ibintu ndi butwara uko bingana. Dore bag yanjye Ibayita ndarara ariko nta kintu kirimo do. Harimo utuntu duke cyane cyane dushoboka. Ariko mbaza ngo niki mba mfite muri bag yanjye. Ikintu cya mbere ntibagirwa ni parfum. Iyi warayindesha. Narayimuriye ababyibuka nayiriye Betty twayikinnyemo game ndayimuriye. Akandi kantu najya mbura muri bag yanjye. Actually ntabwo nkunda kugenda na bag. Ni gake cyane ngenda na bag pe. Ariko iyo njyanye bag dore ibintu nk'umuntu w'umukobwa cyangwa umudamu uba udakwiye kubura muri bag yawe. Aka kantu nako gahenda, aho gahenze kagura nka 3000 ariko hari naho kagura 2500 cyangwa 2000. Iyi parfum ihagazeho ukuntu ariko njyewe niyo nkoresha yitwa Good Girl. Nkagira akandi ga parfum hano kubera yuko nashakaga kubereka ko nashaka kubereka ukuntu ushaka kugenda utwaye utuntu dukeya kandi tutagoranye. Karakumura. Niko nashaka kuberekeraho. Hanyuma hano nkagira akandi kantu gatoya Betty wakabonye. Aka kaboro kagufasha kuvoma parfum muri munini kugira ngo witwaze akantu gatoya. Like urabona aka kantu ushaka no kugashyira mu mufuka. Umuntu udakunda nko kugenda na bag cyangwa ufite akabaga gatoya. Urabona ko akangaka ko mu kwaha n'akangaka ni ibintu byoroshye cyane. So iyi parfum ntago nyigendana ndayisiga. Ikindi n'akangaka ndagasiga ariko ndaje mbereke icyo mba nkoresha akangaka. Noneho ikindi kintu ntasiga ni rouge à lèvres. Rouge à lèvres ndayikunda cyane ariko nkagira n'akandi ka rouge à lèvres k'akanyudi nyine kameze I mean nagari rouge à lèvres. Akangaka ni nka karabero kubera yuko nakantu nyine do. Nakantu kaba gasa nonwa wisiga. Soit uvuye nko muri restaurant wari wakuze makeup yawe maybe wisize rouge. Akandi kantu uba ugomba kutabura muri bag yawe nakangaka. Removing wipes. Urumva? Aka kantu nk'umuntu w'umukobwa cyangwa umudamu ntabwo uba ugomba kukabura. Aka ko kagira n'akamaro kenshi. Kagira akamaro kenshi. Nk'igihe ugiye nko mu bwiherero nabwo uragakenera. Ushaka kugakenera ku bantu nyine badakunda gukoresha. Ubundi inama y'abaganga cyangwa se ku bantu b'abasirimu gukoresha ngo papier hygienique ngo ntago ari byiza. Kwa kundi uvuye gukora susu nyine ngo umuntu akoresha wipes kugira ngo nyine ibintu bigende fresh. So rero aka ka wipe kuntu kaba kameze urabona nako ni gatoya hari n'inini ugakuramo ukihanagura ukihanagura. Ngiye kwihanagura kubera yuko mu kanya ngiye gukora aka makeup nyine murebe. Ariko impamvu nabiberekaga ibi ngibi nuko nashaka kubabwira ko ibintu nyine ubutagomba kubura ugiye
nk'umukobwa. Managure Betty. Sabikumva bitavamo. Okay, ndaguhanagura nyuma. So, aka kantu murakabona ni gatoya. Uransiga gatiro gusa. Sibyo? Yeah. Aha na pubele dufite ngo turashyiramo. So aka ibintu byanjye nkuko nabiberetse, izi parfum uko ari ebyiri naberetse nago nzigendana. Dore ibintu bundi mba mfite. Dore ibintu magurukana. Nuko uhagaze. Dore uko mba mpagaze muri baga yanjye. Nuko nguko. Ariko iyi parfum nini zombi nago nzigendana, ahubwo ngendana kano kantu. Akangaka rero mbaza ngo ngiye kugakoresha iki. Ibi bintu byose aka karuje nakaguze muri kwa Majesty kwa Vanessa, ndakagendana. Murabona ko ni keza cyane, gafite na kala nziza, nkunda pink. Ubwo iyo mpagaze gutya nyine mba numva ameze neza. Hanyuma aka n'utungutu natwo ndatugendana, kandi aka kawipe cyiza cyako kari gatoya, kari comfortable nyine, ushaka kugashyira muri baga ntoya cyangwa nini. So ibi ngibi ngira ngo mwabibonye. Hanyuma impamvu ino parfum kuyipfundura byarananiye pe burundu, ubigiye kuzarinda irangira ntarabasha kuyipfundura. Rero iyo ngiye murabona aka kantu nako gutwaramo parfum, ku bantu batagafite cyangwa baba bagakeneye bazambaza ahantu kagurirwa. Hababwira. Oya, babyandike muri comment ababishaka. Oya, ndabarabura ariko babyandike muri comment ko hari igihe baba batabikeneye. So ukuntu rero bigenda mbaza ngo ni gute upfundura perfume yawe gutya, warangiza ukavanaho aka kantu ukakavanaho. Ariko guys, nuko uko Imana ntabatuburira, dore iyi parfum yashizemo. Impamvu ndashatse kuyifashisha nuko iyi ngiyi yarananiye kuyipfundura. So aka kantu muri nuza hano munsi harimo akantu gatoboye ucomeka ahangaha ku munwa wa perfume, ugacomekamo gutya. Wamara gucomeka ahangaha urabona ko harabonerana, uvoma perfume yawe ugira gutya, urapompa, ugapompa paka perfume ikuzura. Iyo birenze ahangaha aka gacupa kaba kuzuye, and then ukongera ugafunga parfum yawe, warangiza ukayibika ukayisiga mu rugo. Je nago njya ngendana parfum rwose, ariko aka kantu mba nkafite kuko mu bantu bakunda parfum ndi number 1. So ndabona Betty nta kintu afite abwira abanyarwanda. Je nuko baga yanjye ibihagaze. Ubwo baga yanjye iyo ngiye ibihagaze gutya. Ibihagaze gutya. Ibi ni byo bintu najya mbura muri baga yanjye iyo nayigendanye. Ako nkunda baga gakeya kuyigendana, niyo nyigendanye ngendana gato, kandi murabona ko ibi bintu byajya muri baga ntoya. So rero iyo maze gupakinga baga yanjye, maze kumenya ibi bintu ndi butwaremo, nkora ikintu bise makeup. So guys, ikindi kintu ngomba kubabwira, nayo padi, yes, nk'umuntu w'umukobwa ntago akiranye iguhe kuko mfite tubiri. Guys, izi padi zihumura neza. Iyi padi yitwa mana yanjye we nabyibagiwe, boro zagiyemo ugakuramo nagumenye byari karahumura kaka. Uze akira nkaguhe, akira kamuhe, nzaguha ipaki yako. Mfite ipaki nyinshi, mfite ipaki na Betty naramuhaye nawe na Betty naramuhaye.
So guys, aka padi gahumura neza cyane. Ibaze ushaka kwirinda muri makeya gakoramo wumva akagahumuro karimo. Iyi padi nta kintu wayinganya. Icyambere nago ndi hano kwamamaza ino padi. Guys, nago nibuka izina pe kuko nyiguze vuba mfite paki my dear. Gusa kariho ni zaru yamamaza. Irimo utunuza nka dutandatu. Yes, tumaze gufataho tubiri nje na Betty. Ntabwo kigwe oya ntuzayigure. Ntuzayigwe kuko nje sinzi na hano niba zihaba ko nayikuye TZ. Nzago dupaki tubiri ndatukwemereye. So guys, umuntu w'umukobwa nagaba kwiye kugenda adafite padi muri ruriya rugo ibihumbi 2 by'amezi 2. Murabishira bibiri byonyine. Iyi padi irahenda. Nyine yarasanzwe agura 1000. Aka gapadi ni keza cyane. Rero ku bushobozi bwawe kuri padi wabona nk'umuntu w'umukobwa cyangwa umudamu nago bukwiye kugenda utagafite. So uko mbamagaze muri baga yanjye nuko nguko umuntu rwose uzajya gusapasa. Ese mwari muzi ko mwiye muganira mu nyumve neza? So bwira bari ubareke. Mbabwire cyangwa mbwireho. Mwari muzi ko hari abantu iyo ufashe bag urumva na charger nago igibura muri baga yanjye. Hanyuma ibi ngibi byajyaho bitagomba kujya. Hanyuma rero iyo ndangije gupakinga baga yanjye ubwo ngubwo mba nateguye umwenda aho nago nawuzanya aha mita nkora iki nkurikizaho kwitunganya akora makeup. Iyi bag irahenda abantu bayizi. Atoye amafaranga yo nuyatuye. Nago ndi buyabwe nago nagihenda ariko biterwa na karite. 15. Nawe iyo ni prank uzanye. Abantu babizi karite yayo we crowd tazansuzugura banzu urebe Mike wayibonye Christian Dior. Ariko rero hari n'iza fake chocolate zigura hari n'iza fake zigura make ariko iya fake ya make nago biri munsi ya 60 cyangwa 50. Shana kubeshya nago yari OG. Ni meza zindi za Swan ariko muri ntuza mu mashopu yazo ibihagaze amadolari 2500 ngira ngo original. So nago turi hano kwamamaza Dior nago batwishyuye tugiye muri Wandaje. Simwe mwazanye muri ese tawo ko mbona hajemo ibyo twari tujya gukora bibaye birebire nazanyemo planka urigishije ibyo batwara mu makeup. Waretse iki kiganiro kugira ngo kibe kirekire tukagikupira hano noneho tugakora ikindi ukora makeup. Sibyo byabaye sawa? None se planka wazizanyemo twabivuga. Nagombaga kubanza nkagukomamo. Wagombaga kuncangamo akantu. Sibyo urumva atari byo sawa? Iyi planka se tuzayaploadinga. Nta kibazo. Urumva nawe naruye busa nubwo bwose wahise umfata ariko guys reka mbabwire aho kugira ngo dukore ikiganiro ari kirekire reka iki ngiki ikiganiro kizakurikiraho nibwo tuzaza tubereka ukora makeup. Sibyo? Okay, ntaribi gusa niba ntacyo bigutwaye kuko iya planka ni wowe yakoramo akazi. Oya nta kibazo nta kintu bimbwiye. Niba guhekesha ibikapu kuri babiri bawe ngo taha bura yaba nyikoreza babiri yavuga ati mugende. Ni umutungo ukomeye. Oya ntabwo nabikorana naho najya atabimereye uburenganzira ntabwo nagenda pe. Ariko wambonye ko nanjye mba mfunze bukwazi. Ufitemo akantu kagakode ntabwo udukode ahubwo bofa ngurira kana sibyo yanyara. So guys rero turabakunda dubane mu kiganiro cy'ubutaha twikorera makeup. So twari twazanye makeup ariko nago tukizikoze mu kiganiro cy'ubutaha tuzayikomerezaho. Mwakoze kubana natwe mukore subscribe. Bikeneye hari umuntu ubutazi ibintu agomba kugenda gutunga mu buzima bwe ari umukobwa. Turabakunda twahinduye izina mukomeze muri rebe kibibi. Tuba twabihereyeho tubivuga na izo twari twabyibagiye nuko nahise nzanamo planka
ariko ku muntu uri bubone TBB amenye ko ari baba siblings. Mwakomeje kutubwira yuko izina ari rirerire twabihinduye. Turabakunda mukomeze mudusapotinge. We love you. So mu magambo makeya twahinduye izina. Life of Three Siblings yahindutse T-Baby. TBB. TBB TV show. TBB TV show. Sibyo? Okay. TBB. TV show. So mukomeze rero mudusapotinge, nimubone twahinduye izina ngo muvuge ngo impamvu twarihinduye no kubera mwebwe tuba dushaka kuborohereza, ntago tuba dushaka kubagora abashu bacu. Turabakunda cyane.